Inshuti bakunzi b'ubuzima, ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi twabategura ikiganiro cy'ibyaremwe, tukaba tugiye kurebera hamwe akamaro ka tungurusumu. Tungurusumu mu rurimi rw'ikilatini bayita Allium sativum. Ikaba iri mu muryango umwe na ciboulette, igitunguru na echalote. Abahanga mu by'ubuzima bemeza yuko tungurusumu hari indwara zimwe na zimwe ishobora kurinda umubiri wacu, ndetse igafasha n'ingingo z'umubiri w'umuntu gukora neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo twayikoresha neza, ndetse turebe n'akamaro ifitiye umubiri wacu. Muri iki kiganiro cy'ibyaremwe tugiye kurebera hamwe uburyo tungurusumu yakoreshwa neza ndetse n'akamaro ifitiye umubiri wacu. Hashize imyaka myinshi tungurusumu ikoreshwa mu buryo bwo kuvura indwara. Nk'uko tubikesha urubuga rwo kuri interineti Passeport Santé, tungurusumu yuzuyemo ibinyabutabire byinshi cyane, harimo ibyica mikorobe bizwi nka antibiotique, ndetse n'ibyongerera umubiri ubushobozi bwo kwirinda indwara. Abahanga mu by'ubuzima bemeza ko kurya tungurusumu byongera ubwirinzi bw'indwara zituruka kuri za mikorobe. Reka mbibutse yuko igihe abana b'Isiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, ababakoreshaga uburetwa babagaburiraga tungurusumu nyinshi kugira ngo babashe kugira imbaraga zo kuma amatafari menshi igihe bubakaga ziriya piramide. Kandi muribuka yuko ubwo Mose yarabayoboye amaze kwambutsa inyanja itukura bari mu butayu, bivovoteye Mose bamusaba tungurusumu. Tungurusumu kandi mu binyabuzima biyigize bifite ubushobozi bwo kugabanyiriza umubiri umuvuduko w'amaraso. Tungurusumu kandi ishobora kugufasha kugabanya cholesterol mu mubiri, kugufasha kwirinda indwara z'umutima. Abahanga mu mirire bavuga ko tungurusumu ifitiye umubiri w'umuntu akamaro kanini, kuko ibinyabuzima biyiganjemo bifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso, kugabanya cholesterol mu mubiri, kurwanya kanseri no kurwanya indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwagaragaje ko tungurusumu ifite ubushobozi bwo kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri kurusha imiti nka penicilline ndetse na tetracycline isanzwe ikoreshwa mu kwica utwo dukoko. Tungurusumu kandi ishobora kwica udukoko two mu bwoko bwa virusi zikunze gutera indwara zo mu kanwa ndetse no mu myanya y'imyibarukiro. Aha nakubwira uko uzabigenza igihe uzaba urwaye mu kanwa. Uzafate intete 3 za tungurusumu, uzisye maze uvangemo ibiyiko 2 by'ubuki, ubundi ugerageze kubujundika, uzunguza ururimi usa n'usiga uruhande rurwaye. Uzabikore 3 ku munsi. Mu minsi 2 cyangwa 3 uzaba wamaze gukira mu kanwa rwose. Tungurusumu kandi irinda ibibyimba byo mu gifu, mu mara ndetse no mu bindi bice byo mu mubiri. Ushobora kurya tungurusumu ari mbisi cyangwa se zitetse. Ese wari uzi ko ufashe tungurusumu intete 3 ukazisya, ugafata tangawizi igice cy'ikijumba, ugafata n'indimu 1/2, ugashyiramo n'ibiyiko 2 cyangwa 3 by'ubuki, warangiza ukavanga mu mazi ashyushye, icyo kinyobwa ukakinywa kikagufasha uramutse ubaye urwaye corona cyangwa izindi ndwara z'ubuhumekero. Bigerageze ubikore uzambwira. Abantu bakunze kugira ikibazo cyo kuva cyane ntago bagirwa inama yo gukoresha tungurusumu mbisi nyinshi, kuko ishobora gutuma amaraso adahagarara vuba. Umubyeyi utwite kandi akwiriye kwitwararika ntakoreshe tungurusumu buri gihe, kugira ngo utarenza urugero bikaba byakugiraho ingaruka. Koresha tungurusumu 2 kugeza kuri 4 ku munsi. Iki kiganiro niba wagikunze ukore share, subscribe ndetse na comment kugira ngo benshi babashe kumenya akamaro ka tungurusumu. Murakoze.